Nitwa Bruce Melody nkuko babivuze. Nanjye nabanye na Junior igihe kitari gito. Ntabwo nibuka igihe namumenyeye, ariko nkuko yabisabye koko tumuririmbira ko tuzamuririmbira igihe azaba atakiri kumwe natwe. Ibyo tugiye gukora, ariko mbere yuko mbikora buri bwo yabisabye ntiyashaka ko tuzaba tubabaye. Hari inkuru rero ngewe muziho, imwe yiziranyeho na Zizu. Junior ari umuntu munini ufite ibiro biruta ibyanjye. Umunsi umwe rero twicaye muri studio, yicara ku ntebe, ariko iyo ntebe yari ikuze. Iyo ntebe ntiyabasha kumwihanganira, iraturika. Noneho kubona Junior hasi, iyo ni ya mbere. Hanyuma indi ya kabiri namuguyeho muri studio, nkuko mwabivuze koko yari umuntu ukunda guseka kandi ugira amagambo make, ukunda guhora yishimye. Rero arambeshya gahunda yajyakiramo undi muhanzi. Anjye mpageze kwihangana biranga, nsimbuka igipangu bamuguyeho. Ankubise amaso, arabibona nyine ko yambeshye nkamufashe. Arambwira ati nari kubeshye koko, ariko ndumfashe yicaraho tugire vuba nabite gukorera. Ariko yaba ari nkunda ashobora kuba yari kumbona akagerageza kwidefanda akarakara. Akambwira ati gutubona utsibukira muri studio. Yari umuntu mwiza kandi njye na Junior turangana, twavutse mu gihe kimwe. Biteye ubwoba kuva mu buzima ku myaka nyine mitoya, ariko Imana igira uko ibara, igira uko ibipanga. Ubwo yizera Imana, ndizera ko ari ahantu heza. Rero nigeze kumva hari umuntu uri kuri piano, kugira ngo ntaza gutwara umwanya munini, reka ndirimba araza kumfasha, ariko namwe mumfashe kubera ko nibyo yadusabye. Umuntu wumva abizi abiririmba. Yankoreye indirimbo yitwa Byari mu 2015. Nari nkiri umuhanzi muto cyane, ariko iyo ndirimbo yagira umumaro munini, ugenda bimushimye wenda nubwo ntabashije kubikora gihari. Nkimara kubimenya naraturitse ndaseka, ibinezaneza ibyishimo umunezero birandenga, binyuzura umutima. Ndatangara burya hari byinshi ubarusha. So serious, so sexy baby, so strong and now amazing. Oh yeah, chiki chika, chiki chika. Barakoze cyane. Dukira ngaho ihangana ugume hano gato. Ndumva Junior ku kantu gato twaba tumusondetse, ariko ntabwo wongere wenda kugira ibindi byinshi uririmba, nuko nzi ko hano ari abahanzi benshi. Ndagira ngo noneho tubahamagare bazire rimwe Muri Guma Bruce Rider, Knowless, King James n'abandi. Ariko nakundaga kuba nicaye ku ntebe imwe na Jay Polly. Bruce istorara kuko twaba twicaye nyuma turavuga tuti, najya nkunda kubatera story nigize pasteur mbabwira yuko rimwe tuzaduhagara tukavuga ati kari agasozi kara k'umusaza witwa Bruce Melody ubu ntakiriho. Tukongera yari story tukabwira Jay Polly ati bazajya banyura bavuga ati yari umuhanzi ukomeye cyane witwaga Twishime Yoshua, twakoreshaga amazina y'Ikinyarwanda. None koko inshuti zanjye ndabona byakomeye, dufunge buto gikomanda umugani umuhanzi mugenzi wacu. Birakaze. Bruce yavuze ko ku myaka mito dutangiye kugenda ducaho bunyi pola. Nanjye nagizemo akikango, ariko icyiza nuko tuzi ko abizera Imana azaba igitondo cy'umuzuko, tukongera tugahura twese tukongera tukaririmba nka gutya. Murakoze. Junior dukoreye indirimbo nyinshi nkiba mu itsinda ryitwa Indatwa.
nubwo lyrics nzibuka neza cyane ariko ngiye kugerageza ubwo nayo mva arashoboye umupianiste aramfasha. Hindukira baturebe kuko tubaye umwe, jye nawe mu rukundo turaberanye akiri impeta, twandika amateka umbyarira imfura tunuzukuruze tubaye umwe, ubu tubaye umwe jye nawe tubaye umwe. Abansi bawe iyo bazaba banjye, abakunzi bawe nabo bazaba banjye, abamumarira abano ungorane tuzahumwe. Niba natasinkangu icyatuma kiguka cyambabaza iyo tubaye. Hindukira baturebe kuko tubaye umwe, jye nawe mu rukundo turaberanye akiri impeta, twandika amateka umbyarira imfura tunuzukuruze tubaye umwe, ubu tubaye umwe jye nawe tubaye umwe. Umuryango wa Junior mukomere, mama batante, abahanzi tuzi w'ingenzi ariko yarazwe n'urukundo n'ibyishimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo n'isi muzanyura mu mibabaro ariko nimuhumure Kristo yanesheje isi. Turizera ko mu gitondo cy'umuzuko tuzabonana nawe. Mugenzi wanjye reka nkubwire, Yesu wawe amenya byose, yatsinze byose ku musaraba, wikwiheba aragukunda, humura Yesu arabizi, humura Yesu arakuzi, humura Yesu arabizi, Yesu wawe amenya byose, humura humura Yesu arabizi, humura Yesu arakuzi, humura Yesu arabizi, Yesu wawe amenya byose. Wirira reka amaganya umvira Imana kandi uyizere, nta cyiza kwima nuyumvira Yesu wacu yatsinze byose, humura humura Yesu arabizi, humura Yesu arakuzi, humura Yesu arabizi, Yesu wawe amenya byose. Muraho neza, nanjye nitwa Amarira, ndi umwe mu bahanzikazi bakoranye na Junior Maxisa. Ikindi yari inshuti yanjye kuko buri muntu wese wakoranye na Junior yabaga ari inshuti. Njyewe rero indirimbo twakoranye yitwa Too Much, nikeza ko abantu benshi bayizi ariko ndumva umutima wanjye nari kumva nayiririmba. Hari indirimbo ivuga ngo hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse utujyana iyo mu ijuru, Amarira zahiye uri isi. Ndashaka ko twisubira Junior, sibyo? Nishimiye uzakubona Yesu, ugusaba ugarutse kunjyana
kubona icyo umuntu yarenzaho biragoye, ariko nanone wigeze kuvuga uti nyuma y'iyi dokumenteri arabaza kurenzaho agakirigishwa, reka nanjye wenda ariko ndenzaho. So Jemenya Junior bwa mbere namwumvise ndi muri studio yitwa Bridge, numva na producer witwa Nikora niwe twakoranaga icyo gihe, ariko kimwe mu bintu numva Nikora bakimuvuga bahise bavuga ko afite umugabo akunda ariko yubaha cyane. Sinzi ibintu barimo bavuga, ariko bavuga bati ibyo bintu niba mushaka yuko bigenda neza mushake nimero za mama we muraza kumubwira araza kubafasha byihute. So ibyo rero bagiye bavuga kuri urwo ruhande rwose ni ukuri, ntabwo ari ukumuvuga kuko yagiye, kuko ikintu icyo ari cyo cyose iyo abantu bicaye nk'uku nguku bavuga uwagiye inshuro zose bamuvuga ibyiza, ariko kuri Junior ibyo bavugaga rwose nibyo. Junior twaje rero kongera guhura, sinibuka indirimbo yari arimo kunkorera, ariko icyo gihe ndakeka ari indirimbo nakoranye na Isudi yitwa Bibaho, yakozwe n'umuproducer witwa Didier, ariko Junior aza gutanga umusaza wo kuyikora neza, mixage na mastering yayo. Nibwo yahise asaba gukora ka kajingo yajyaga akoresha mu ndirimbo. So kuva icyo gihe twagiye dukorana mu bintu bitandukanye. Ikintu ngewe muziho nuko iyo mwicaraga muri studio mu minota 30 indirimbo mwabaga mwifite. Indirimbo zitarangiraga muri studio mwagiye muri session byabaga biturutse ku muhanzi, ariko ku bijyanye n'akazi ke nka producer kubona beat minota 15 yabaga amaze kuyikora 23, ku buryo n'umwe mu producer batavunaga abahanzi. Ikindi ndi buvuge, buriya mu bintu bijyanye n'ubuhanzi, iyo umuntu afite impano y'inyingingano ngira ngo hari igihe bitaramba, hari igihe utangira kubikora ugakora hit imwe hit ebyiri, hanyuma haza abandi nyine babifitemo impano zirenze ukibagirana. Mbere yuko Junior agira ikibazo yagize cya accident, n'umwe mu baproducer batigeze bava kuri hit kuva yatangira gukora kugeza icyo gihe. Urumva icyo gihe nabwo biba nuko haciye n'igihe cyo kurwara akava muri studio, agasa nk'aho abantu bamugiye ku bindi ku bandi baproducer. Ariko kuva Junior yakora indirimbo abantu bitwa ko bamenye ya Urban Boys Ndahiro, nubwo hari n'izindi yari afite yagiye akora, yahise azamuka ku buryo kuva icyo gihe kugeza akora accident n'umwe mu baproducer bahoraga kuri top. Yagiye hari indirimbo ngira ngo zizo yagiye avuga yamukoreye, zimwe muri zo zabaye indirimbo z'umwaka mu Rwanda, hari zo yagiye akorera n'abandi bahanzi batandukanye zagiye zifata ibihembo bitandukanye. Hari amalbum menshi yagiye akoraho. Ni ukuvuga ngo ni umuproducer wakomeje kuba buri mwaka afite igikorwa cyiza kimugumisha ku rwego rwa mbere mu gihugu. Kubw'ibyago rero ubuzima nyine uko umuntu abubona tububona ngira ngo tutabigambanye cyangwa tutabisabye, umuntu yisanga ari muzima. Sinzi ko hari umuntu wenda wabitekerejeho mbere yo kuza wenda, hanyuma n'igihe yagiye kugenda nta n'inama agishwa. Imana iduha ubuzima nyine, igihe cyo kubutwambura iyo kigeze irabufata. Tumaze igihe nk'abahanzi tubura bamwe muri twe, abaproducer gakeka Junior nubwo twakomeje tuvuga ko ari umuhanzi, ni umuhanzi mu buryo bw'ibicurangisha, ariko ni n'umuproducer. So kuri twe buriya Junior urugendo rwe yararugenze,
yasize indirimbo nyinshi. Igihe cyose tuzajya twumvamo Junior Multi System tuzajya tumuzirikana, tumwibuke. Ariko kuba Junior yagiye ejo n'undi muri twe, so hari ijambo nabonye we yavuze naka turi gatoya kari kuri YouTube avuga ko isomo yabonye mu buzima no kubuzima ari ubusa. So igihe n'iki ngiki tumwibuka, numva tuba dukwiye no kuzirikana ko uko duca Rusororo wenda tugiye guherekeza mu miryango, tukabonayo ba Buravan, tukabonayo ba Jepoli n'abandi, ubu tugiye kujya tubonayo na Junior. So bivuze ko n'ejo bundi undi wari wese muri twe byamubaho. So ni igihe cyiza nyine cyo kuzirikana ibyo turimo dukora, tukamenya uko byubaka sosiyete nk'uko Junior yabikoze. Hari umuntu duherutse kuganira, buriya hari ikintu abahanzi tutajya dukunda gutekereza kijyanye n'agaciro dufite muri sosiyete. Ibintu byinshi tukabikora dukeka ko ari twe bifitiye inyungu gusa. Nakoze hit, nabonye kontra runaka, nabonye ibitaramo runaka, ariko mu by'ukuri tugira uruhare runini mu bijyanye n'umuco n'imyidagaduro mu gihugu. Ziriya ndirimbo nyinshi Junior yakoze, hari abo zakuye muri depression, hari abo zubakiye ingo zari zigiye gusenyuka, hari n'indirimbo nyine zubatse umuryango nyarwanda mu buryo bundi muri rusange. So ibyo byose rero kuri twebwe nk'abahanzi ni hamwe mu hantu dukwiriye gusiga umusanzu wacu, kugira ngo ibyo dukora bye kugarukira wenda kuri twe gusa. Nubwo ndabizi ko icyo kintu turagikora, ariko no kugira ngo tugikore tunakizirikana, turi conscious yuko icyo kintu gihari, tugikore tuzi ko ibyo dukora twebwe nk'abahanzi. Abafana, hari mushiki wa Junior wavuze ukuntu yajyaga asaba Junior nimero za KNOWLESS, ngo hari impamvu yazisabaga. Tumenye ko hari abantu bameze gutyo batureberaho, bifuza guhura natwe, bifuza kumenya uko tubayeho, bifuza kutwigana kugira ngo nabo babeho ubuzima bwabo gutyo. So numva this is a wake up call, ni nko kutwibutsa. Hanyuma hari umunsi ko twese twicaye hano tuzaba tutakiri ku isi. Uwo munsi urahari, kandi ngira ngo nta yindi jenoside izongera kuba mu Rwanda. So kuko impamvu mbivuze gutyo nuko iyo umuntu avutse niwo munsi asinya kontra y'urupfu, ubundi ukicara urutegereje. Imana yagutiza imyaka myinshi, ukayikoramo ibintu byinshi. Junior we hari ibyo yakoze, twe rero iminsi dusigaje tutazi ngo ingana gute, bitwaye nka homework, natwe tugende tugerageze gukora ibyiza kurushaho, ku buryo umusanzu wacu. Junior, ikintu ndi busorezeho ni uko simuzi hari umuntu bafitanye beef, kandi mu bintu by'umuziki biroroshye kugira beef. Hari akantu Austin yacishijemo avuga ati yigeze kunyicira gahunda. Ni ibintu biba ku baproducer benshi, ntabwo ari bose, harimo abatica gahunda z'abahanzi, ariko biroroshye ko producer yakwica gahunda y'umuhanzi. Kubera iki? Niba mfitanye gahunda na Junior, ndifuza yuko nimugeraho usanga yasinziriye bihagije, yaruhutse bihagije, tugakorana, kandi nifuza kumumarana amasaha menshi. Hanyuma ayo masaha turi kumwe, hari undi nawe ubereye mu rugo wenda uruhutse umushaka. Nidusoza nawe arahita amuhamagara aze ashake ko bakomezanya, kandi bakomezanye nk'aho nawe avuye kuruhuka, bimeze gutyo. So ugasanga rero biragoye ko umuproducer uri kuri hit, uri on top, ko yakubahiriza gahunda z'abantu benshi. So nubwo hari igihe rero yajyaga agira gutya akica nka gahunda y'umuntu, nanjye yigeze kunyicira gahunda, ariko yabaga ari wa muntu kuko uzi ko agira umutima mwiza, utabonaho ukuri uburakari bwo kumurakarira ku buryo n'ejo mutakongera gukorana. Hari indirimbo twari dufitanye na Diplomate yambwiye ati hari indirimbo mfite kwa Junior uze tuyikorane. Tugera kuri studio Junior turamubura, ariko nyuma y'iyo gahunda nakoranye nawe izindi ndirimbo. Kubera iki? Kuko nabaga nzi ko wasanga yazindukiye muri studio
umuhanzi bari bari kumwe yananiwe kumurekura, nanjye wenda niviriye mu byanjye ariko gahunda yanjye nayigumishije mu mutwe, so bikagora kuba wabona producer ukora kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo. So Junior icyo navuga benshi bakivuze, Imana imuhibuka ridashira, ariko nanone icyo tuberaho gusiga legacy cyangwa gusiga amateka. Junior amateka yarayasize, yasize nta mahirwe ko yasize abana, so azakomeza guhonokera muri abo, azakomereza muri abo ngabo, ndetse n'ibikorwa yakoze bizakomeza bitume duhora tumwibuka. Nashimiye ko nabonye mama wakomeye muri ino video, ukomeze ukomere uko tubishoboye. Nuhura n'umuhanzi jya umufata nka Junior kubera ko yatubereye inshuti, twabanye nawe neza, nubwo bitewe rimwe na rimwe n'akazi n'izindi nshingano abantu bagenda bagira cyangwa babamo, hari igihe twageraga gutya tukaburana, kuko njye nasaga nkaho ntarimerukanye nawe cyane, ariko ni umwe mu bantu aho mwahuriraga mwahitaga mukomezanya nkaho nta n'igihe kigeze gicamo hagati. So atangiye avuga ko naribone byinshi byo kuvuga, ariko nabarangiye mwihangane. So Imana imwakire, tuza heza, muri cya gihe tuzaba twese tutakiriho tuzahura nawe. Murakoze cyane. Arakoze. ari kumwe natwe hano. Janine turakwihanganishije nk'umuryango kandi tuzakomeza kuba hafi. Ukomeze mwihangane rero, dukurikire gahunda zose uko ziri bugende, mutuze twumve ibikurikira. Abateguye ibi birori vraiment mwakoze, turabashimira ubwitange, turabashimira umurava. Hari ibyo tutari tuzi tubonye none. Iki cyicaro nibo bagiteguye, ntibyoroshye, harimo ubwitange, harimo uburyo, harimo ibintu byose. Ni ukuri turabashimiye nk'umuryango kandi tukiri kumwe kugeza ejo. Murakoze. Mbere yuko mpa ijambo mugenzi wanjye ngo akomeze ayobore iyi gahunda, reka nanjye mbahe itangazo rya gahunda y'ejo byihuse.